hari hashize igihe kirekire cyane ntari kumwe n'umuryango wanjye, umugore tutari kumwe, kandi urumva umuntu wabanye n'umugore nawe nyine hari ukuntu aba mfizi noneho rero icyo nshaka kuvuga ntari kumwe n'umuryango wanjye, noneho hari umugore nabonaga nkamwapresiya nkavuga ariko buriya nzamutereta ndamwibikiye. Noneho umunsi umwe hari umunsi mukuru wari wabaye, niba ari anniversaire niba ari iki simbyibuka, tungu utuntu tw'utuyoga ariko duke duke nyine wifata ngo abantu batakunyuzamo amaso, burya abanyarwanda bashaka kunyuzamo amaso unyoye cyane. None ndavuga reka tugende nitahire mu rugo, ndaza kwigurira kanjye kamwe nkamire. None mugenyi bitegereza wa mudamu arambwira ati ngiye gutaha tugende, we yari afite imodoka nge ntari mfite. Nta icyo gihe ni nka kurya gasuku yababwiye, icyo gihe nari umukene kubera yuko sinakoraga, ariko idakora hari ukuntu iyo ufite impapuro hano babaguha amafaranga yandi, ndavuga ni Burayi, y'amafaranga y'imfashanyo agiriye amazina yayo ko yakubwira nawe uzabimbaze cyangwa nguriremo akantu mbikubwira sinaguha information y'ubusa igihe cyose. Noneho rero ubwo umudamu namwe okay reka tugende, nanjye bimbwiye nkajya nisekera ko nagasa n'umushaka. Noneho turagenda, tugeze mu nzira hari ahantu twageze tuhasanga boîte. Noneho tuhasanze boîte arambwira ati reka tujye guceza. Numva ko bakaranyishe kuko mu mufuka ntabwo nari mpagaze neza, kandi kuvuga ngo tujye guceza bivuze gutanga amafaranga yo kwinjira nayo kunywera, kandi za boîte ziba zihenze bene zo. Nihagarara ati tujye muri boîte tujye guceza, ni jyewe ati wowe guceza, ati guceza. Rero utangiye kuba nkubaje ibintu nk'ibyo bivuze ko ndi umunyamanyanga, ngomba natangiye amanyanga niko nteye. Okay bitanirwa ntoke ati ufite amafaranga, amafaranga arimo. Turagiye twinjira muri boîte turarishye, ariko kuriha ntabwo byari byo bihenze kwinjira, icyari gihenze ni inzoga zari zirimo. Noneho imiziki uko ivuga nkamukwepa, nkaca hirya nkaca mu kigunda ngo mu kigunda niko mvuze haryo umuntu wabaye mu nka, rero mise mvuga ikigunda, nacaga mu bantu abaca hirya, abantu bari benshi buzuye, nkajya mukwepa. Noneho we akambura, noneho nyuma yangira akambaza ariko suri mu biki, ni kuriya nkora ati urakora iki, ndiho ndabaneka atari ku inkotanyi mwaragowe uri uraneka abazungu, yego none se bari miki yihorera ibyo. Nubwo yewe ndagira ngo ntamugurira, navuga nabagore naza amayeri wasanga adashaka kugira ngo atangaye, kuko abadamu burya bagira icyo kibazo n'abakobwa benshi bumva batatanga yabo bakagira ngo baba ari we yatanga. Ngakwepa ubundi nkagera nkibyinisha hejuru meze nka bwa bukoko bajya bashyira mu mafilime. None nabona agiye kunsangayo mu mayeri, ngaca munsi y'imeza nameze nk'imbeba, ngaca munsi y'imeza akambura, ariko si ibintu urimo niki. Hamaze akanya natashye ngira ngo nywa akarahure kamwe gusa, aka kabiri wallahi ntako naguze kabeza nkiniyo mikino. None ageze ati tutahe. Mu gutaha yangiye imbere arasohoka mu buryo bworoshye, ngeze ku muryango mpasanga bya bintu by'ibituza birinze, cyangwa byita ngo ni ibiboxer cyangwa ni ibibonxa, bamwe bita ibibonxa ariko naketse ko bashaka kuvuga ibiboxer. Kimetise kinini kirutuza niki kirambwira ngo ni ntanga amayero yikise ngo we tanga tano. Ni kwinjira ninjira ariko amayero ubwo ni nka pourboire ngira ngo, ariko nta pourboire ntabwo umuntu ayitanga ku ngufu. Numvise agiye kumera nk'umunyekongo, ariko ashobora kuba afitemo amaraso abanyekongo kuko ibyo bintu simbyumva. Ndabyanga nanjye nashyizemo kamwe rero ngira amahane, ndabyanga iyo nanywa nagukubita n'inyundo ku mabya. Noneho arambwira ati tanga, ndarahira ntengo wagiye nishyuye, kandi urumva nawe mukuri. Noneho andakaje nshaka kujya kumurega, njya kuri comptoir kujya kumurega. We yanabonaga ari ikintu cy'imetisi, niba yaravanze n'amanyekongo simbizi kuko yarafite cyane muri Afrika yindi nabo bashobora kuba bakunda ruswa cyane. Noneho ngiye nshaka kujya kumurega kuri comptoir
kuko hari umukobwa mbona w'umuzungu nkagira ngo wenda aramutegeka n'iki. Naragiye ngeze imbere y'uwo mukobwa, kinturuka inyuma kirantera urutugu kitushyira hejuru, cyamfashe hano mu ijosi, kinturutse inyuma. Sinzi ukuntu yamfashe mu by'ukuri, yaranyujije mu maboko yanjye anyuzamo, anyuza na hano gutya, aranterura ngenda arambangatana. Wari wabona ukuntu sakabaka itwara umwana w'inkoko? Warabibonye? Yarajya nkubita ku rukuta hafi y'umuryango. Noneho kubera ko mfite amenyo urayabona, kandi ashobora guhongoka ntawamenya, ni nka y'inka, ni nkamenyere kurya ubwatsi. Nahise nimortisa nkoresheje ibiganza byanjye mu mayeri, kuko navuze ndapfuye. Hanyuma kirangije cyahise gikingura umuryango kiranjugunya. Nagiye mfata ubusa. Muzi gufata ubusa icyo bivuze? Ndabirinduka mbanza umutwe, ariko kwa kantu ka gisirikare nari narizemo n'ibirindwa. Urukweto rumwe barwaratakaye imbere, simbizi, ubwo nari mfite urukweto rumwe nk'umuntu ugonzwe n'imodoka. Wa mudamu rero ava hanze agaruka yirukanka, ati n'ibiki? Abonye nikubita hasi ko cyahise gikinga. Ati bigenze bite? Ngira isoni zo kugira ngo namwereka ko neshejwe, bita mubwira nti ahubwo reka tujye mu modoka wiruke. Ati kubigenze biteze nishe umuntu. Ni igicucu ngo nishe umuntu. Ahita ntanuka, ati nose ko mbona wambaye urukweto rumwe, ntibashobora gufata nuza, ni fingerprint nongera bindura, ni footprint, ni tugende. N'ubu kugeza kuri uyu munota ntabwo ndamubwira ko byagenze. Njye narabihishe, ndi umuntu uhisha, n'ubu ntabyatsi, ariko nahise ntoroka. Ariko ntabimweretse, ariko umujinya ugenda unyica. Ariko uzi kubabara ntacyo ufite wakora, nta mashini gani ufite, nta SMG ufite, nta na pistol ufite nibura ngo murase kikiveho. Ni urucucu.